Mbere ko dutangira reka mumfashe duha amashyi menshi cyane MTN Rwanda kuko nibo bari gusponsoringa Gens murabizi from day one. Tugiye kwakira Chief Customer Operations and Experience Office bamwita Munyampundu Norman. Amashyi menshi cyane tumwakire tumubaze ibibazo kuri MTN. Ubundi dutarase igitinyoma magaze nyaruka nararambirwa tujyane naribagirwa iri joro nakwirambirwa umudiho turawucinya saa 12 nibwo tugenda wowe uhanagura imwe turahinda ikuva ibicuro nakeka mbabarira ubwire yuko ari byiza. Turakwakiriye muri Gens. Murakoze cyane. Wabibonye gute? Ewan Waguyemo? Naguyemo pe. Naguyemo ku buryo ntazongera kubura hano. Nzajyanza iyi ni platform ikomeye pe kandi tugomba kuyitabira. Tumwongera ndi mashyi mugomba kuzajya muza buri munsi gutya. Njewe nibariza ibibazo bisanzwe. Umaze imyaka ingahe ukora muri MTN? Imyaka yanjye ni myinshi cyane nkoze muri MTN. Maze kugeza ubu ngubu imyaka igera kuri 26. Consistency is what? Is the key. Imyaka 25 wowe uragenda ugakora wamara umwe wabona. Turi mu cyumweru cyahariwe umukiriya hano turaba Gen Z. Ibi bintu kuki muba mwabiduteguriye nk'abakiriya? Customer Engagement Day actually yatangiye uyu munsi. Mukoma amashyi byatangiriye hehe muri Gen? Yatangiye uyu munsi kandi twayihereye hano. Impamvu twayihereye hano nuko youth cyangwa se Gen Z baturi ku mutima. Ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi abayobozi bose bo muri MTN bava mu biro bakaza bakegera abakiriya bacu, atari ukuvuga ngo tuje kubigisha, ahubwo tuje kubareba, kumva ibibazo mufite cyangwa se uko mubona MTN yakora neza kugira ngo ibahereze serivisi nziza. Twemerewe gutanga comments. Mwemerewe gutanga comments. Kandi n'ikindi ikituzanye nyamukuru kuri Customer Engagement Day nukuza kubashima. Mumaze igihe kinini muri kumwe natwe mu byo dukora byose, produit tuzana tubagezaho cyane cyane z'urubyiruko murazitabira. Murakoze cyane. Ushoreje ku rubyiruko muri iki gihe MTN iri gukorana gute n'urubyiruko, muri kutubona gute? Mu gihe gishize ntabwo turamara ukwezi hari research twakoze muri MTN. Twaje gusanga urubyiruko ari rwo dufite nk'abakiriya benshi kuri network yacu, cyane cyane mu bigo by'itumanaho dufite abakiriya benshi ba youth, the Gen Zs. Tumaze gukora produit nyinshi zo kubafasha muri lifestyle yabo. Iyo ureba gwamo, nizere mwese ko mwamaze kugwamo. Mwese murimo, mwese mwaguyemo. Very good. Za DSAD murazikoresha? DSAD murayikoresha? Mwese na amafaranga 200 n'ibiceri gusa ukibonera 200 MBs, mukibonera 200 minutes, mukibonera 30 SMS. Ni uburyo twashoboye kuzana service z'aba youth mu rwego rwabo kandi mu buryo bworoshye kandi bavugana hagati yabo biboroheye. Ni ibiki muri kuduteganyiriza nk'aba Gen Z cyangwa se aba Yoro cyangwa se urubyiruko muri rusange kugira ngo services za MTN dukomeze tuzenjoying? Yes.
turi mu kuzana ibintu byinshi cyane. Iyo mugiye kuri menu zacu produit turi mu kuzana cyane cyane za data bundles zoroheje z'ibiciro biri hasi. Abanyeshuri twabakoreye data bundles, voice bundles zijyanye n'ubushobozi bwabo, ku buryo biborohera cyane cyane nk'abanyeshuri bari mu biruhuko. Tumaze kubakorera bundles ziboroheye. Zangahe ngo twumve? Hari abantu hano bazi konsa amatara abanyeshuri. Yes. Izo bundles z'abanyeshuri abantu bazishaka ntago murimo? Abantu bafite amadeni ya Mokash. Aha. Baba bari manga muri gukora kuri bundles z'abanyeshuri. Ubu ngubu dufite nka data bundle ya Desade. Dufite data bundles za Guamo. Dufite data bundles za Yoro. Izo zose uzisanga kuri menu ya MTN. Ni zoroshye, zirakiriritse, zirashobotse. Aba youth cyangwa se genzizi barazishoboye, ku buryo ujyamo kareba options ukavuga uti iyi ngiyi niyo ngewe nihitiramo, niyo nshobora gukoresha. Amashyi menshi cyane kuri MTN Rwanda. Amashyi menshi cyane, mwatanze amashyi mw'abantu mwe. Hari abantu bavuga ko MTN ikeneye kurushaho. Yes. Mwe mubivugaho iki? Mu by'ukuri niyo mpamvu turi hano. Iyo tuvuga customer engagement day, ni ugusohoka mu biro tubamo, tukaza hano tukumva ikibazo mufite. Niba tutabafashe neza nabyo mukabitubwira. Ubu harimo platform twashizeho, hari abakozi ba MTN bari hano baragenda bakorectinga feedback kugira ngo mutubwire ibyo mutunenga. Ibyo mutunenga byose turasubira mu biro tushake solution. Ubu turimo gukora ibintu byinshi cyane cyane byafasha the youth. Uretse izo za products tumaze gukora, tumaze kudigitizinga most of our services, digital solutions. Niyo mpamvu mubona nk'iyo ugiye gukora nka wibagiwe ibanga, umubare w'ibanga, password, pin yawe, nta mpamvu yo kujya muri service center ukajya ku murongo cyangwa se kuri call center. You can do it yourself, murabizi ko mwahindura umubare w'ibanga wawibagiwe ku giti cyawe. Ushobora kuhindura ku giti cyawe utagombye kujya muri service center, sibyo? Iyo wayobeje amafaranga ukayayobya, ushobora kuyagarura utagombye gutegereza ngo MTN ibigufashemo. So ubwo ni ubushobozi turi mu guhereza abakiriya. Urabyumva? Dufite IVR, twenhansinze call center yacu ku buryo utagomba kujya mu murongo ngo uvugane n'umu agent. Ushobora kwikorera ibyo ushaka byo wasabye muri IVR. Okay? So iyo platform ushobora kureba amayinite ufite, ushobora kureba calls wakoze, ese zagutoye amafaranga ngahe. Ibyo byose ubibonera muri IVR. Tumaze kuyenhansinga cyangwa se kuyagura ku buryo imaze gufasha abakiriya benshi cyane. So ni byinshi kandi tuzi yuko mwebwe youth genzies mufite smartphones, mufite ubushobozi, you are digitally alert, mukoresha imbuga nyinshi za social media. Ibyo byose ni ibintu mushobora kwikorera mutagombye gutera umurongo cyangwa wasting time mujya muri service center. Ubu ngubu wabyikorera self service kabisa. Hanyuma hano harimo abajene abo mwe mutegura ibibazo. Hano umuntu ufite ikibazo yabaza MTN ku buryo nyine tuva hano tugisubijwe, kitarimo icyo kugutwara amafaranga wagujije, kuko yatwara nawe warayariye ntiwanaduhaho. Mubaze ibindi bibazo, sibyo? Ariko mbere ko tujya kuri icyo kibazo, ndashaka ko twe nk'aba Gen Z's youth MTN iradusaba iki? Ni ubutumwa bwanyu kuri twebwe. Mu by'ukuri yenda ntarasubira kuri icyo kibazo, reka navuge yuko MTN imaze kwenhansinga platform yayo ya mobile money ku buryo menu ubu ngubu yoroshye, kandi dufite abakiriya benshi bakoresha mobile money, ku buryo na Mokash twavugaga ushobora kwiguriza ugashobora gukora ibyo ushaka
iyo washiriwe udafite amafaranga. Turabasaba rero ngo muyitabire, muyikoreshe kuko providing a convenience. Turabizi urubyiruko rufite ibyo mukora byinshi cyane by'agaciro, noneho ibintu bijyanye na time management mukoreshe mobile money. You don't have to move anywhere. Wicara hano ugakora transactions zawe ushaka utagiye ahantu hose, nta ukubangamiye telefone yawe. Ubu rero mu kibazo warubajije, ubu dufite simu yacu twita nicyo gihe. Nicyo very good. Nicyo gihe ijyanye na customer engagement day. Nukuvuga ubu nicyo gihe tuvuye mu biro byacu tuje kubumva, kumva service tubahereza, ese ziranoze cyangwa ntizinoze, ese tuzinoze dute, twumva customer pain points tukagenda tukazikemura. Tuva aho ngaho ndetse tukabazanira service nziza nyinshi, ku buryo noneho turi tumanaho rya mbere kuzana 5G hano mu gihugu. Amashyamba ari he 5G hano mu Rwanda. Ndetse ubu ngubu turi mu gushishikariza abakiriya benshi, niba ufite smartphone ushaka internet yihuse, reba telefone yawe ya smartphone, niba ufitemo sim card ya 3G mujye guhinduza, jya guhinduza muri service center, bari bukwakire vuba na bwangu, uhinduze baguhereze sim card ya 5G ya 4G. So uve kuri 3G uje kuri 4G, ubone internet yihuse, hamwe na 1GB for 7 days free. Ibyo byose niba ufite smartphone, please hinduza. Niba ufitemo 3G sim card uje kuri 4G. Noneho tugiye kuronshinga officially 5G vuba hangaha, muraza kubyumva mu mbuga nkoranyambaga. Tugiye kuronshinga 5G, tumaze gushaho iminara ifatika myinshi, ku buryo noneho uretse na 4G you can have a super fast internet ya 5G imeze nkaho ifite umuvuduko umeze nkaho uri kuri fiber. Hanyuma cya kibazo amuzareka mumuhe microphone abaze, amuza mu bihembo dutanga nta tonde zirimo. Mwiriwe neza. Mfite ikibazo ku bijyanye n'amafaranga yo kuri mobile money. Hari uburyo umuntu yibeshyamo, yahise abahamagara ya nimero mukayihagarika, yakire ya mafaranga kugeza igihe reporting amafaranga akaza. Ariko hari ikibazo nyongera, iyo umuntu amaze kubikuza ayo mafaranga muramusubiza ngo byarangiye yakuyeho. Nkabaza ngo ikigo nka MTN gute mutakurikirana nk'iyo nimero kugeza igihe wa muntu yishyuriye ya mafaranga iyo habayeho kwibeshya? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza kandi gikenewe gusobanuka neza. Dutuze twumve. Nibyo navuze, digitization of our services. Nukuvuga iyo wohereje amafaranga wibeshye, hayohereza merci nibeshye, ubundi uko byari bimeze wagomba gutelefona call center ikakumva ikayablocking, cyangwa se ukihuta kujya kuri service center bakayablocking. Ariko noneho we've brought self service, ushobora gukora self reversal, ushobora weho kuyigarurira kuyakupa ku buryo merci adashobora kuyakoresha. So icyo ushobora gukora urayabloka weho ku giti cyawe, waranja ukaripotinga kuri service center ukababwira utaye amafaranga nayabrotse kugira ngo merci atayakoresha. Ariko
ubiripotinge, wihutire kubiripotinga. Icyo dukora ni iki rero, twebwe dutanga iminsi 3 merci kuba yagushubije ayo mafaranga. So turamwingeginga twebwe tukamubwira ati merci, amafaranga yayobye yasubize nyirayo. Ntabwo tuza ngo tuyamuvane, ahubwo turamwingeginga. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri tukamubwira ati ayo mafaranga yasubize. Umunsi wa gatatu nugera ayo mafaranga turaza kuyasubiza kuri wa wundi wayayobeje. Ariko noneho duhita tunabwira uwayayobeje, tukambwira ati ihutire kujya kuri service center ubabwire icyo kibazo cyawe, kugira ngo banakureba banakumenye yuko ari wowe nyiri iyo telefone, kugira ngo bahite bayasubiza. Iyo rero mu minsi 3 nawe tuba tukwingeginga, utaje kuri service center ngo ubiripoting tugufashe kuyagusubiza, duhita tuyahereza, tuyarekurira merci. No kuvuga ko ibyo impamvu tuba tubikora ni ukugira ngo ushobora kuba wari mu kwishyura merci, umwishyura service ariko ntitubizi, yenda ugashaka weho kuyisubiza. So niyo mpamvu mwese tubingeginga. Hari ikindi kibazo? Ntago agisubije? Njyewe numvise yagisubije ariko. Ni ukuvuga ngo nta kibazo, bagoye microphone. Ngo Okay. Iyo ahise yakuraho ukibeshye. So iyo yibeshye, iyo yahise yakuraho, ndumva twakora simukadi z'abantu bibeshya. So uko bimeze iyo wayohereje wibeshye agahita yakuraho, ihutire kuyabloka weho ku giti cyawe atarayakoresha. Urabyumva? Unace muri za nzira twebwe twabingeginze mwembi. Ariko noneho nutinda uriya araza kuyakoresha. Nayakoresha ubwo ngubwo biraba ari ikibazo. Ariko icyo noneho twazanye ihutire weho kuyagarura kuko twaguhaye ubushobozi. Reka twumve ikibazo hano cya nyuma. Bakunze kunyita papa buryohe. Yes. Ndabanza nshimire, nyuma ngira icyo wenda nabasaba. Mutuze. Icyambere mbanje gushimira MTN. Hari igihe nari ngiye kurara n'umuryango wanjye, ndebye kuri Mokash mbona nemerewe kugurizwa 275. Hamaze ukwezi turya kubera MTN. Noneho icyo mbasaba, katumuha amashyi kuba dushimiye. Icyo mbasaba noneho, kuri akwezi mutanga kwa Mokash nta kuntu mwakongera koko. Ako kama kuri akwezi kwa Mokash ngo ntago mwakongera, mukuyishura mu kwezi mwongera iminsi. Naho bundi munadufasha iyo abana bagiye kuburara urebaho ewana kwagura ibirayi by'abana. Cyo ndakibashimira cyane. Murakoze cyane. Ndetse dufite n'abantu bakora cyane muri mobile money. Sinzi niba hari urimo wasubiza icyo kibazo. Yenda ni icyifuzo. Ni icyifuzo, ariko niba hari icyo bafite bashobora kuvuga bakivuga. Ariko noneho icyo ngicyo twazakirebaho kuko nta kidashoboka. Twabireba tukareba ndetse tugakora na survey tukareba ni bangahe benshi, kuko Mokash ni inyunganizi. Mbese niba nabivuga niyo cyangwa se ni ukugufasha muri cya gihe ufite ikibazo. Ntabwo ari service. Ni nayo mpamvu ubona maybe na interest rate ducaginga ari hasi cyane, ni ukugira ngo dufashe abantu mu gihe cya kindi baba bakeneye amafaranga. Mu gihe ugize ikibazo cyihutirwa. Amashyi cyane kuri MTN Rwanda. Tugana ku musozo, niki mudusaba nk'abagenzi? Iki kibazo message mudufitiye nka MTN. Message rero dufitiye
abafatanyabikorwa bacu, abakiriya bacu beza, the youth, the Gen Z, turabasaba mugume ku giti. mugume he? Mugume ku giti. Iki nicyo gihe abayobozi bose bakora muri MTN bagiye kubegera gukorana namwe. Tugiye kubegera ndetse turaza gukoresha already ibyo nabonye hano, turaza gukoresha abayobozi kugira ngo iyi platform dukomeze tuyikoreshe, turusheho kubegera, namwe murusheho kuba abakiriya bacu. Nukuri tuzabakorera ibintu byiza kandi bishimishije bijyanye n'imibereho ya Gen Z. Murakoze. Amashyi cyane kuri MTN Rwanda. Mwakoze cyane kudusura muri Gen Z. Murakoze cyane. Amashyi cyane. Thank you.